yagwije abapagani bo mu rusengero, ayiwe batunze ibyaha, babikoreraho umurimo w'Imana, bakabiririmbiraho, bakabisengeraho, kubera sisiteme ivuga ngo ninihana nanyatuza ndamurega bamufunge, yansebeje mu ruhame. Ariko ndagira ngo mbabwire yemwe mwiyobagiza mugakora ibyankana mu nzu y'Imana, Imana izabarasa iciye muri Zaburi ya 64 haranditse ngo ariko Imana izabarasa. Umuntu ufite igisebe ku kuguru abona icyo yitwaza, yari umuririmbyi, yari umunyamasengesho, urabwira abandi ngo ngewe ngo ntago njya gusenga. Kubera iki? Warakomeretse, hari ibyakwinjiranye rwihishwa, byagiye biza urutoni ruto, nawe urabikingurira. Ubusambanyi urabureka burinjira, ugira intege nke ujya mu bapfumu urabireka birinjira, kavuga ngo ejo nzabireka. Ubona ubusambanyi buragaye mu mutima wawe, ubona n'ibindi byaha n'izindi ngeso mbi. Abanyeshyari we turabejeje. Narumiweho mu nzu y'Imana, abantu basigaye bahaza bitwaje izina ry'Imana, bapfunyitse ibipfunyika by'uburozi. None mwagize ngo aside nayihawe n'abapagani. Abapagani bishyuye, n'abapagani bahaye umukozi 150, nabo mu nzu. Aha umukozi amuha side, ayimuha mu mazi yo kunywa. Madamu arapfa rwose, aransezera. Aya masengesho Imana ije gukora cya kindi abantu babonaga ku ruhande rwawe kitagishobotse. Haleluya. Kandi byizere Imana igiye kubirema. Mukawera ndakunyotewe, winugaze muriye, unyigishe, umpindure, unyiyoborere, mweguri ibyanjye byose, ungenze uko ushaka. Mukawera kwibanire. Mutware wanjye abaza, Mukawera ndakunyotewe, winuganze muri twe, unyigishe, umpindure, unyiyoborere, mweguri ibyanjye byose, ungenze uko ushaka. Mukawera kwibanire. Abanzi bazaterana bagambiriye kukugirira nabi, Mukawera guhe amakuru. Mukawera ni mwiza. Abanzi bazaterana, abanzi bazaterana bagambiriye kukugirira nabi, Mukawera guhe amakuru. Mukawera ni mwiza. Mukawera ndakunyotewe, winuganze muri nge, unyigishe, umpindure, unyiyoborere, mweguri ibyanjye byose, ungenze uko ushaka. Mukawera twibanire. haleluya, haleluya. Yambi ndishimye cyane kubera ko nge ndi bumara umwanya mpagaze hano. Reka umutware wanjye abanze ashima Imana, hanyuma nanjye mbibwire. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Ahimana Jean Claude,
nageze hano numva amashimwe yuzuye umutima wanjye. Naherukaga hano ndi kumwe na korali Evangelique ya Rubavu, ntabwo byari bimeze gutya, ariko nahageze ndatangara cyane. Amaboko y'Imana ni magari rwose, ntabwo umuntu yabona uko bivuga. Imirimo y'Imana ni myinshi kandi ni migari kuri buri muntu wese, gusa turasabwa kuyigumaho tukayinambaho. Dawidi niwe watsinze abanzi be, hanyuma aririmba indirimbo ashyiramo ijambo nkunda riri mu gitabo cya 2 cya Samweli, umurongo igice cya 22 umurongo wa 22. Yaravuze ngo kuko nitondeye ijambo ry'Uwiteka Imana, ngo sinakora icyaha cyo kureka Imana yanjye. Iryo jambo riramfasha cyane. Bene data, ntimukakora icyaha cyo kureka Uwiteka Imana yacu, amaboko yayo ni magari. Rero reka naye kuvuga byinshi, ntabwo ndi umwigisha. Ndashima Imana ko indindanye n'umuryango. Twahuye na byinshi byatugoye mu gihe cyatandukanye, mu gihe gitambutse, mu gihe cya Covid narwaje madamu mu rugo. Twinjiranywe n'abantu bareba umukozi tudahari, twajyanye abana ku ishuri, bamuha amafaranga atashye avuye kujyana umwana ku ishuri. Umukozi amuha acide, ayimuha mu mazi yo kunywa. Madamu arapfa rwose, aransezera. Mbona ntabwo byoroshye. Nagiye kwa muganga mbona nta byiringiro, kugeza ubwo rwose na dogiteri yambwiye ati iyakire. Ariko njye ahantu mu nguni mbwira Imana nibuka ko twavuganye. Umugore wampaye nzi neza ko atari kugenda vuba. Amarara yangiritse, igifu, ku buryo barafotoye rwose babona ko mbese byabaye ukundi kuntu. Byari bikomeye cyane, ariko Imana itubwira n'ijwi rituje, iravuga ngo ni Imana y'amaboko magari. Ntabwo byari byoroshye, kugeza ubwo rwose imiti yo kumuvura nirutse muri uyu mujyi bayintuma, ariko Imana iramfasha. Amaze no koroherwa nabwo, igifu nticyakoraga, amara ntiyakoraga, ntiyabashaga kurya. Ikigiye mu nda nacyo nticyavagamo, kuko amara yari yaravuyeho urugimbu rwose, ikigiyemo kigafata bikagumamo. Akababara cyane, ariko kuko Imana yamuvuzeho, Imana yatuvuzeho, ijambo ryayo riramurinda. Irambwira ngo musubije ubuzima. Ubu nta kintu atarya, nta kintu atabasha kurya, kugeza ubwo rwose ntibyari byoroshye, ariko Imana yarabikoze. Nibuka mvuye kwa muganga rimwe, umuntu araza arambwira ngo kwiwawe hadacanye cya kintu bacana, niba bakita ngiki, iyo habaye ikiriyo, sinzi uko bakitiye, za nkwi bacana nyine bagacana, ngo ko mbona mudacanye kandi batwohereje, umugore wawe yapfuye. Ese ninde ukohereje? Ati runaka yigambye ko yamurangije. Ariko ndeba umuntu ndababara, mbura icyo mvuga, ariko Imana ifite amaboko magari, yamugaruje ukuboko kwayo kwiza. Yari yaramubwiyeho byinshi. Namushatse avuye mu masengesho, narambagije 28 kandi ntabatendetse. Mfata umwe Imana ikamwanga, nafata undi Imana ikamwanga, nagera ku wundi nawe Imana ikamwanga, ba 28. Imana irambwira ngo rekeraho, ntuzashaka vuba. Ndategereza. Imana irambwira ngo umuntu uzashaka azaba ari umukobwa wanjye nirereye. Irambwira ngo kandi azaba ari imari yanjye, ngo numumenya waba ufite amafaranga waba utayafite ntuzarenza amezi 4 utamuzanye. Ngo ndi Uwiteka, mfite abantu, ndi umubyeyi, nzaguha umugabane. Ubwo rero niko byagenze koko. Mbivuze n'ubuhamya bunini, ngira ubuhamya bw'ibice 3 twarara hano. Ariko bene data, murabibona ko Imana yampaye umugore mwiza. Ntabwo ndi buvuge byinshi, amashimwe mfite ni menshi cyane, ariko iyo umuntu asenze Imana iramwumva.
kandi nk'uko ijambo ry'Imana ndivuze mu kanya, mukomere ku Mana yacu, ntimugakore icyaha cyo gusiga Uwiteka, cyo kureka Imana yacu. Dawidi yabivuze we yishimiye ko yaramaze gutsinda urugamba, asubije amaso inyuma asanga koko Imana yabanye nawe, asanga ntihigeze akora icyaha cyo kureka Imana. Ntimukareke Imana bene data, muyikomereho, Imana ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire nafashijwe kandi nishimye, hanyuma nzagaruka tubahe ku buhamya, tubabwire imbaraga za Yesu. Yesu ni umugabo mwiza. Ntimubonye uriya mugabo wanjye? Yesu aramuruta. Haleluya. Mureba ari abagabo bicaye hariya kuntu ari abagabo b'Imana, ariko Yesu arabaruta. Nubwo Yesu abatuyemo, ariko arabaruta. Murebe umuntu w'umugabo ufata icyemezo cyo gutura muri mugenzi we, haleluya, akamuturamo, akamwicaramo, yagenda ntamuvune, yakicara kumva ntamubangamiye. Reba abagabo bicaye hano kuntu ari abagabo b'Imana, ariko Yesu arabaruta. Reba abagore beza b'ibishongore, ariko Yesu arabaruta. Ariko nubwo abaruta, aturuta nadutuyemo, turamutunze. Muri twebwe imbere harimo icyumba atuyemo. La sasifo serigrode no fame. Haleluya. Imana ishimwe. Jya mbwira abantu basuzugura Yesu, bakamubangikanya, bakamuca inyuma, nkababwira ngo yaba mwari muzi ubaha amata, ntago mwakamutobeye ngo muvange amata n'amashyira, mwagahisemo mukanywa amata Yesu abakamiye, kuko umuntu Yesu yakamiye, hayiwe nta mabinga azana. Umuntu Yesu yakamiye niyo afite amabinga arayasiba, apfa kuba yamwonkeje. Mumumere cyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Katwisomera ijambo ry'Imana, hanyuma nindangiza mbibwireho gato. Ntago tuvuga amagambo menshi, nabazaniye ijambo rivuga ngo imbaraga zo kwizera. Imbaraga zo kwizera zikamya inyanja. Imbaraga zo kwizera zizuru wari upfuye. Imbaraga zo kwizera zibeshaho. Imana ishimwe. Niryo tekero Mwuka Wera yampaye, kandi nukuri nabisengeye, kandi si amasengesho y'umunsi umwe. Tumaze iminsi imbere y'Imana n'umugabo wanjye, narinzi ko yabyibagiwe. Turi ahantu ngiye kumva numva aravuze ngo Yesu, umugore wanjye uyu munsi arajya mu iteraniro, umfashe ubane nawe. Nayenzi ko yabyibagiwe, ariko burya Imana ishimwe. Hanyuma kadusoma ijambo ry'Imana mbibwireho gato. Turasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, n'ibice 8. Turasoma umurongo wa 22 turageza ku murongo wa 25. Dusome ndizira ko mwahabonye. Haranditse ngo nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira. Ninde wasinziriye? Ni Yesu. Bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi. Bajya mu kaga. Namwe niko handitse, bajya mu kaga. Ni bande abo bantu? N'abigishwa. Bajya mu kaga. 24. Baraza baramukangura. Bakangura wari usinziriye se koko buriya? Kandi asinziriye twashira. Haleluya! Nagasi
ngewe ndabizi neza, ndaje mbibabwire. Ngo baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha, haba ituze. Nimutuze mwumve ukuntu biryoshye. Mwumisha ku kayaga ngo haba iki yemwe? Ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kurihe? Namwe hari akabazo? Nabo baratinya barumirwa, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikagira gute? Bikamwumvira. Nta kintu na kimwe kitumvira Yesu. Kandi mu bintu bya mbere nabonye ku isi bikomera, amazi ni aya mbere. Nta muntu n'umwe mu bafundi bari hano bazi kubaka n'abainjiniyeri bashobora kubakira amazi, ntibishoboka. Usibye Yesu wenyine ufite itegeko ribwira amazi ngo w'amazi we hagarara aho wari ugeze. Haleluya, niwe wenyine. Hanyuma dusome n'ubundi hakurya gatoya, ni ku ibice 8 n'ubundi ku murongo ho dushaka duhere ku murongo wa 48. Haranditse ngo Yesu aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Imana ishimwe. Nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati umukobwa wawe yapfuye, wikirirwa urushya umwigisha. Ariko Yesu, mwumve ukuntu yumva. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati witinya, izere gusa arakira. Imana ishimwe. Haleluya. Mwakira ijambo ry'Imana. Nawazana ijambo ryitwa kwizera kandi kubeshaho kuzura. Haleluya. Kwizera kubeshaho kuzura. Reka tugerekeho iri jambo. Kwizera kuborora ibyari biboze bikongera bigasubirana ubuzima. Siko murabyumvishe? Kwizera mvuze ngo iki? Kwizera kuborora ibyari biboze bigasubirana iki? Ubuzima. Imana ishimwe. Hanyuma ndashima Imana. Ngewe uhagaze imbere yanyu ndi umugore mfite abana 5. Abantu benshi nyambibabwira ntibabyemere, ariko nanjye ndi mu bagore babita amakimama, babita amajigija. Nanjye ndumva ndi umugore w'ijigija. Urumva ko maze gukura. Ndashimira Yesu. Hanyuma ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa bwiza. Nkuko mwarimu yabivuze, Yesu yangiriye icyizere, angabira umurimo. Imana ihimbazwe. Ariko reka mbabwire, mbere yuko angabira umurimo nabanje kwitwa iki? Wewe wabanje kwitwa iki? Mbere yuko angabira umurimo Yesu wabanje kwitwa iki? Mu nzu ye nabanje kwitwa umukristo. Yangize umukristo. Angize umukristo, abonye bimunejeje, abonye nanjye bindyoheye, arambwira ati hari ibintu ngiye kuguha, nkugize umuhanuzi kazi. Ibintu byiza biravuga ngo mwifuze impano z'Imana, ariko cyane cyane ngiye ubuhanuzi. Nuko mu iyi minsi abantu bayitobye, ariko ntacyo, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ngewe ndabyemera, mbizi neza. Ba bantu bababwira ngo nta bahanuzi bakiriho, imbere y'Imana baracyahari. Ntibagiharira, baracyahari. Kandi nanjye ndabizi neza, ndi umuhanuzi kazi. Mugabo wanjye ibyo mvuze sibyo? Nukuri. Imana ishimwe. Hanyuma ndabinginze mujye mwemerera abantu b'Imana ko muri abakozi b'Imana. Hanyuma Yesu abonye ibyo tuyibanyemo neza, arambwira ngo icyo ngicyo kizazakugeza aho ushaka kugera, ahubwo nkugotomeje iki gitabo. Haleluya. Ndorerwamo nziza, buhanuzi butavangiye bukomoka ku Mana. Uri igitabo cyiza, igitabo cy'amateka. Imana ihimbazwe. Hanyuma arangije arambwira ngo iki gitabo cyanjye
gifatikanije n'ibikirimo nabyo nakubikije, nzakwambutsa amahanga. Yo, ariko uri gusenga ngo icyama Yesu uyu munsi akampa akaviza, nava hano nkagenda ngiye, nazagaruka mfite ubwene gihugu. Kumvira Imana biruta ibintu byose. Imana ikubwira ngo ngutumye mu gihugu cyo hantu hafi y'ijuru. Iyo uri mwabira bihugu umeze nk'uri hafi y'ijuru imbere y'Imana, ntago mbabeshye. Kakohereza hariya muri Canada kakubwira ngo ngaho genda unkorere wongere ugaruke. Ngabo nimumbwiza ukuri tutabeshyanye. Ntabakujombye igikwasi. Yemwe ba mama kambaze no mu papa. Ntabakwemeje koko. Ntabagusize mu kibuga ngarebe. Ariko ndamushimira Yesu. Haleluya. Hanyuma abantu bibwira ngo Imana ikoresha abafite za degree na masters. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ntireberwa mu mibare. Ntago Imana ireberwa mu mibare. Kandi iyo ugiye muri mu mibare cyane uratakara, ubwo abandi bagakomeza. Wa muri mbye yaravuze ngo niyo waba uri wa 800 ntiyakunyuraho. Bisaba kugumana nawe. Ndashimira Yesu wabonye ndi wo kwizerwa akangabira umurimo. Kandi ikindi ndagira ngo mbibutse, Yesu ntago ajya akoresha abasivili. Mwize ngo Yesu yakemera ko magarara hano se nkiri umusivili? Ntago byashoboka. Ntago wahagarara uri umusivili. Ntago Yesu yakohereza ahantu nk'ari uri umusivili, ntago bivamo. Hari n'abagiye badasenga, ariko twe tugiyeho twasenze tuba dufite ingingo ziturengera. Mfite impamvu yo kubivuga rero. Imana ni umugwaneza. Hanyuma ndashimira Yesu yaranzuye, arambwira ngo nguhaye kubaho, uzava mu isi mvi zawe ari uruyenzi. Imana ishimwe. Bampaye aside, njya kwa muganga kwa Habyarimana, ngiye kuvuga ibanga ry'akazi. Niba hari n'umuntu uvurayo yihangane. Ngiye muri control nsanga ifishe yanjye yanditseho umutuku ko handitse ko napfuye. Ndabaza ngo kubera iki ku ifishe yanjye mwambwiye ko ntariho? Barambwira bati none se si wewe umuntu waje hano baguhaye aside? Ni njyewe. Ndababwira ntariko hari undi muntu waje witwa Maria Jeanne d'Arc, naye bamuhaye aside, we yahise apfa. Bamuzanye yamunogoye mw'amaso, umusatsi watangiye kuva ku mutwe. Ndababwira nti rero ngewe ntago napfuye. Imana yari yambwiye ngo ngiye gutamba igitambo mwa bino bitaro, ariko urakomeza ubeho. Irambwira ngo impamvu nkubeshejeho ni inyungu z'umurimo wanjye. Reka nkubwire, umuntu uri mu iri teraniro ubayeho kubw'inyungu z'umurimo w'Imana. Navugira ngo haleluya, haleluya. Guma mu murimo, kora icyo Imana yaguhamagariye, kandi ntugire ubwoba. Yesu azaza. Katwigendera mu ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga kuri Yesu ngo ari kumwe n'abigishwa be. Harababwira ati mufate ubwato dutsuke tujye hakurya y'inyanja. Ngo baragenda, ngo bageze mu bwato, ngo Yesu ahita yisinzirira. Se buriya koko yari asinziriye? Ntago yari asinziriye. Yesu yagize ngo arebe uko bameze n'uko bigira, agira ngo arebe imbaraga batunze bamufite, agira ngo arebe ko bamuzi n'ubwo bagendana. Bagira ngo yasinziriye, ariko ngewe ntago mvuga ko Yesu yari asinziriye, kuko asinziriye aryamye twashira. Ahora ari maso, atubereye maso. Iri joro ry'impinduka, humura, Yesu ari maso. Hari ibyo aje guhindura, hari inyanja aje gukamya, kandi hari ibyo aturisha. Umwizere, umwizere. Ngo arabarangije, ngo umuyaga urahuha, amazi y'iburyo n'ibumoso n'ay'imbere n'ay'inyuma bikikubita mu bwato. Ubwato bushaka kurengerwa, barasakuza bumva Yesu ntavuze, bavuga amagambo bumva Yesu ntavuze. Ngo ariko bigira hasi gato mu bwato, ngo bamurebye basanga yasinziriye. Ntago Yesu asinzira. Haleluya. Asinzira nitwaba tukiriho, atubera amaso ku manywa
ndetse na nijoro. ni umugabo mwiza, aba maso abandi bagabo basinziriye. haleluya, nta muntu usa nawe, arihariye Yesu. Imana ishimwe. ngo bamugezeho, ngo baramubwira ngo wisinziriye kandi dore turapfuye. ngo abumva, ngo arangije ngo ategeke umuyaga. haleluya. avuga ngo wa muyaga we, nta kindi Yesu yakoresheje, yakoresheje itegeko. akoresha itegeko, yakoresheje itegeko gusa. umuyaga uratuza, amazi ntiyongera gusungurira. ngo barangije, ngo batangira kurebana ko Yesu yarabajije ngo mbese ntimwizeye? ntabwo mwizeye umuntu muri kumwe kategeka umuraba ugatuza? ntimwizeye umugabo muri kumwe kabwira inyanja ngo sadukamo kabiri abantu banjye bambukira ahumutse? ntabwo ariko yabigenje mu Bisiraheli se? bageze imbere y'inyanja bari kubaza Mose ngo ni iki cyatumye udukura mu Egiputa ukatuzana gupfira hano? Mose nawe yumva urusaku rwabo, atakira Imana. Imana iramaze ngo Mose, ni iki gitumye untakira? ese nta cyari giteye Mose gutaka? ntabwo yari agifite, cyari gihari kinagaragara. ariko ijambo rivuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimumuhemere ku manywa na nijoro. ijambo ry'Imana muri Zaburi rivuga ngo wigwandike kuri Yesu, ngo nk'uko umwana yigwandika he? kuri iki yemwe? kuri nyina. umwigwandikeho. njyewe naramubwiye nti nzajya nkwigwandikaho, ntuzabura abantu bakuvuga neza njyewe mpari, kandi ntuzabura bakurwanira ishyaka njyewe Beti mpari. nitwa Mariya Beatrice, nta nubwo nabibwiye. nabibwiye nitwa Mariya Beatrice, nababwiye ngo mfite abana n'umugabo, ariko nitwa Mariya Beatrice. ubwo hano i Kigali bagita ngo ni Beti. ngo ni Beti. mu cyariri iwacu iyo tuvuka, hahandi namwe muvuka, bayita ngo ni Beatrice. ariko Yesu ni mwiza, mugire mutya yemwe. wadukijije umwaka, Mana uduha umwuka wera, udukura mu bibi, uduha Bibiliya. wadukijije gusoma inzagwa, none dusoma inzandiko, iza Pawulo, Yohana n'izindi nziza. wadukuye mu matanura y'umuriro, utugaburira, udukuye mu cyaro Mana, utugaburira amata. twariho twihebye, none turagushimiye. yewe Mana wagize neza. abo hejuru haleluya, haleluya. Imana yabakamirije inyanja, namwe yahosheje umuyaga mu nyanja. mwarayibonye, mwarayibonye. yakoresheje itegeko, mwarabibonye. na n'uyu munsi irakomeza irikoreshe. amaboko y'abantu ajya ananirwa, ariko ya Yesu arakomeje. haleluya. ariko Yesu ni mwiza. barangije hano hepfo aho twasinye kuri 25 haranditse ngo arababaza ati kwizera kwanyu kuri hehe? yemwe kwizera kwanyu kuri hehe? Yesu azi ibyacu. reka mbabwire abantu yamenye ibyabo. uyu mugore birivuga ngo yaramaze imyaka 10 n'ingahe, ngo ni 2 ari mugongo. biravuga ngo yari yatanze ibintu bye byose arabigurisha. hano uhereye kuri 46 habivuga neza ngo Yesu aramubwira ati hariho ntabwo ari aho ngaho. hano kuri 43 haza umugore uri mugongo, wari ubimaranye imyaka ingahe? 12, kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. nuko
amuturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda we. Haleluya. Reka mbabwire, Yesu si ngombwa ko ugenda ngo umukore mu biganza, no ku ncunda z'umwenda we harakiza. Haleluya. No ku ncunda z'umwenda Yesu yambaye naho hariho amatwi ya Yesu. Adide bifoskaze vori grome. No ku ncunda z'umwenda wa Yesu hariho amatwi yumva umuntu umukozeho. Haleluya. Ngo Yesu biravuga ngo yumva imbaraga, hari imbaraga imuvuyemo. Arabaza ngo ninde unkozeho, ninde unkozeho? Arabaza habura umuntu n'umwe mu giterane cy'abantu mu ijoro ry'iki yemwe? Mu ijoro ry'iki? Ry'impinduka. Arabaza ngo ninde unkozeho? Habura umuntu n'umwe. Biravuga ngo uyu mugore abonye ko Yesu adahishwa, ashira amanga, ashira ubwoba mu ruhame rw'abantu. Aravuga ngo ni njye ugukozeho, kubera ko kugukoraho byatumye icyago cyari kindiho kirangira. Mumumere icyubahiro. Haleluya. Aturisha inyanja. Kwizera guturisha inyanja, kwizera kuzura ibyari bipfuye bikongera bikabaho. Ngo Yesu aramubwira ngo mwana wanjye, genda kwizera kwawe kuragukijije, Imana ishimwe. Komeza wizere, Imana yavuganye nawe. Komeza uyitegereze, izaza ntizaceceka. Rwanya Satani, urwanye icyaha n'igisa nacyo. Utegerereze Yesu, aho yavuganiye nawe azaza ntazatinda. Ni umugwaneza, kandi ikindi mukundira, ntawajya abaza ngo mbese njye kwa Beya nciye iwawe nahabona inzira. Nta muntu yabibaza, kubera akazi ko Matsiyeri igize abantu yaremye ayizi cyane. Ururimi yaturemanye ruteye ubwoba. Hagize uwabaza yatanga amakuru atari yo kuri wowe, akigendera ahandi. Ariko Yesu ukuntu ari umugwaneza, aravuga ati hoya, ntabwo najyayo nciye kwa kanaka. Ngewe ubwanjye nka Kristo Yesu ndiheraho ngeyo. Haleluya. Imana ishimwe. None ntimwasomye inkuru za Obidodomu ukuntu byagenze? Isanduku yatashyiwe ngo yamaze y'amezi 3. None se ntago mwasomye ngo mwumve impamvu yavuyeyo? Mwagize ngo Dawidi se niwe wibwirije kujya gucyura isanduku? Niwe wabyibwirije mushumba? Ntago ari we wabyibwirije. Bamuhaye amakuru, bamubwira uburyo kwa Obidodomu ibintu byahindutse, bamubwira ukuntu byagenze neza. Baramubwira kwa Obidodomu abana bariga, abantu bagushizeho bashiriye kwa Obidodomu. Abanyeshyari we turabejeje. Narumiweho mu nzu y'Imana, abantu basigaye bahaza bitwaje izina ry'Imana, bapfunyitse ibipfunyika by'uburozi. None mwagize ngo aside nayihawe n'abapagani? N'abapagani bayimpaye, n'abapagani bishyuye, n'abapagani bahaye umukozi 150. Nabo mu nzu aha. Ariko buri inkike bagwamo, umurokore wakijijwe neza niyabonye mugenzi we yasubijwe, aramubwira ati komeza ujya imbere. Ubwo mbanjirije nanjye ejo ninjye ukurikiyeho. Nguwo umukristo, umurokore yabonye mwene se yaguye yagushije ishyano, ho kugira ngo avuge atawa isi iramubonye, aravuga ati Yesu yapfushije, akarizwa n'icyo kintu iteka ryose, agahora arwana intambara yo kugira ngo Imana imuvaneho uwo mwaku w'icyaha yaguyemo. Ariko abiki gihe we aravuga ati singe wabona ava mwarura rusengero, bundi inzu kari y'Imana murayishwaniramo ngo bigende bite?
nariumiwe. Hayi Imana iguha kondisiyo, genda nugera mu Rwanda uzabe iwawe, ho kugira ngo abantu bazajye bagusura wowe ujye ubasura. Have wajya kubona ukabona nje ngutunguye, ati mukozi w'Imana, nitwe twe dushaka kuza kugusura, none ni wowe udusuye. Ntibamenye ko mfite amakuru, kandi n'abatagambiriye kumemukira babigenderamo. None bisaba kugenda ugira amakenga kugira ngo umenye uwakugirira nabi ninde, ariko siko bizaba. Muba mutegereza, ntago tuzapfira mu nzu y'Imana, tuzaharamira. Haleluya, tuzaharamira. Uyu mugore yarisobanuye, haravuga ngo njyewe ninjye wari ufite icyago, ariko icyago cyamvuyeho, Yesu nagukozeho. Ngo Petero yakundaga kuvuga, ubu hari abantu Imana yaremanye umunwa mwiza wo kuvuga Imana, wo gusobanura bagenzi babo mu bandi, kugira ngo Imana ibakuremo ipfunwe. Ariko hari n'abandi narumbiwe yemwe, aho umuntu yicara mu Rwanda akaba yavuga ubuhamya bw'umuntu wa sejemu kandi atamuzi, kugira ngo amuteranye iriya. Ubundi se Yesu wagize ngo yafunguye, hari umuntu wafunga? Nta muntu wafunga. Uwo muntu mwatumiye ameze uku byagenze uku, oya, tuza komeza usenge. Imana izagica abanzi bawe muri humye, bashiduka igisasu yagiturikije. Niko Imana iteye. Mu bumana bw'Imana ntishobora, Imana ntigira amakosa, ntigira n'amafuti. Imana ihora yera, yigiye gutabara umuntu wayo yiheraho. Haleluya, Imana ihimbazwe. Warangije Petero ngarabata, ariko nawe Yesu mumbabare nkoresha iri jambo, uririrwa wijijisha ngo ninde ugukozeho? Ahantu wageze abantu babyigana bashaka ibyo ukora. Hari abarwaye, hari abarwaje, hari ababuze aho kuba, hari ababuze minerivare, hari ababuze urubyaro, hari abarwaye kanseri n'abadiyabete, hari aba baroze byanze gushiramo. Nawe urajijisha ngo ninde unkozeho mw'iki giterane cy'abantu? Yesu aramubwira ati hoya, njyewe hari ikintu numvishe. Haleluya, hari imbaraga yamvuyemo nabyumvishije. Uyu mugore ati reka nisobanure. Haleluya, Yesu yakuye umuntu ivata mu kanwa, amuha icyo kuvuga n'umugwaneza. Ati reka mbabwire, njyewe ninjye ukoze kuri Yesu. Kandi uyu mugore byari byaramenyekanye hano mwaya masengesho. Imana ije gukora cya kindi abantu babonaga ku ruhande rwawe kitagishobotse. Haleluya, kandi byizere, Imana igiye kubirema. Imana igiye kubirema. Zaburi 147. Reka mbabwirire ijambo niryo tugiye guhita dusengeramo, kandi naryo urigumane. 127 umurongo waho n'umurongo wa 3 haranditse ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Abafite imitima imenetse, abo bantu apfuka n'inguma z'imibabaro yabo. Urongera gutinya se, wongeye kugira ubwoba? Kandi ufite umutima umenetse, kandi ufite umutima uciye bugufi, kandi ufite umutima wizeye ijambo Imana yavuganye nawe, komeza utegerereze Imana mu rusengero. Maze iminsi mbwira abantu ngo niki gituma murwana intambara mugashaka kuyivamo mwishyikiriza iyindi. Nabajije abantu ikibazo mu minsi ishize, ndababaza ngo ngiye kubabaza, kandi mumbabare iki kibazo nyibabaze mo hano mw'iri teraniro, byibura mbone nk'abantu 2 basubizamo hano imbere yanjye. Narabajije ngo ni ikihe kigo kitajya giha agaciro umukiriya? Ngo ni mukinsubize. Uyu mama aravuze ngo ntacyo. Hoya wese shaka kunsubiza. Ni ikihe kigo kitajya giha agaciro umukiriya? Ntuvuge ntawe. Reka nkibabwire iki kigo. Ni ikigo cy'ishuri.
ikigo cy'ishuri ntigishobora guha agaciro umukiriya. Hafi ya twese ntitwakandagiye mu ishuri. Ku ishuri bigeze baha agaciro minerivare yawe? Niwe mbaza, urambwiye ngo ntacyo. Hari ikigo cy'ishuri abonye giha agaciro umukiriya? Impamvu ni iyihe? Baba bakwigisha bagushaka kumenya ubwenge ejo uzigira umumaro. Iyo uzanye imiteto ntibita kuri minerivare iwanyu batanze, bagutuma umubyeyi. Kandi iyo bagutumye umubyeyi ntibavuga ngo ni kurataha, jya kuzana umubyeyi. Umubyeyi nawe yahagera yagaragaza amarangamutima y'imbabazi nka nyina w'umwana, bakamubwira ngo fata umwana wawe ugira gute, umutahane. Ibyo vuga ngo wishyuye minerivare ntabwo bireba deregiteri. Wanzaniye umwana wawe ngo mucure azaba umuntu ukomeye, none ntahaye agaciro imbaraga zanjye ntakaza, mutahane. Ibyo ndi kumwigisha bizamubeshaho none n'ejo, bizabeshaho n'abamukomotseho. None ari kuza gukina n'imbaraga mutakazaho. Yesu nawe niko ateye, yazakubyaza umusaruro, uca mu makuba akakureka ukagira ngo yagiye, ukagira ngo yasinziriye. Waba uri mu bwato amazi yahorera ukagira ngo urapfuye. Ntago aba yakwihoreye, aba agira ngo ukomeze urwane, ukomeze usenge, ukomeze umushakisha umwete. Ibigeragezo bikwisukiranya ukagira ngo yisinziriye, byago n'amakuba bikabisimburana ukagira ngo ntawe uhari. Ndagira ngo nkubwire ngo arahari, arashaka gukomeza gusenga. Arimo aragucura agushakamo amavuta azakugirira umumaro kandi akawugira n'abazagukomokaho. Gora mwagize ngo impamvu atabarengera vuba ngo ni umuhemu. Yesu arahemuka, Yesu atabara agoranye. Ni Kaporowani yabwiye mu Kristo, aramubwira ati garuka twigire muri rimbukiro. Uyu mugabo ukurikiye nta mbaraga zitabara aberagira, niyo abatabaye atabara biruhanije. Aramwibutsa mwisayo gasaze, mwisayo wenda gasaze. Aramwibutsa muhingingo, aramubwira yemwe garuka twijyanire. Bihemba umugabo ukurikiye ahemba ni bibi, ni bike, ntacyo bimaze. Naramubwira ati wabigaya wabisuzugura, ngiye mu Kristo biranyuze. Namenye ko ibihembo uyu mugabo atanga harimo n'inyungu zitwa ubugingo buhoraho. Haleluya! Harimo inyungu zitwa ubugingo. Amuha ingingo, Apolowani ararakara ngo arangije akomeretsa mu Kristo ahantu hatatu. Abarokore b'iki gihe basigaye bakomeretswa, barangiza bakumva baranamutse, ariko ntunamuke, komeza usenge. Ndagira ngo nkwibutse ko gusenga ntago babivuga, barabikora. Ubundi se umunyamasengesho arabivuga? Ese umunyamasengesho, nyamasengesho yashobora kujya handi mu gashyamba tujya ati umunyamasengesho ni kwe. Ahubwo ibise by'amasengesho bigenda bigaragarira abazi gusenga buhoro buhoro kandi bijya biza. Ndi umugabo wo kubihamya, Imana ishimwe. Warangije ngamukomeretsa umutwe, bivuga ngo yaramuhindukije ibitekerezo, ntazongere gutekereza iby'inzu y'Imana. Ngamukomeretsa n'ukuboko, havuga ngo ntazongere kugira icyo akora, amaboko yajya ahora afungiranye. Amukomeretsa n'ukuguru, aravuga ngo ntazongere kugenda. Rya shyaka ryo mu nzu y'Imana turaricogoje. Umuntu ufite igisebe ku kuguru abona icyo yitwaza, yari umuririmbyi, yari umunyamasengesho, urabwira abandi ngo ngewe ngo ntago njya gusenga. Kubera iki? Warakomeretse. Hari ibyakwinjiranye rwihishwa, byagiye biza urutoni ruto, nawe urabikingurira. Ubusambanyi urabureka burinjira, ugira intege nke ujya mu bapfumu urabireka birinjira. Kavuga ngo ejo nzabireka. Ubona ubusambanyi buragaye mu mutima wawe, ubona n'ibindi byaha n'izindi ngeso mbi. Ubu tugwije abapagani bo mu rusengero, ayiwe batunze ibyaha.
bakabikoreraho umurimo w'Imana, bakabiririmbiraho, bakabisengeraho, kubera sisiteme ivuga ngo nihana nanyatuza ndamurega bamufunge, yansebeje mu ruhame. Ariko ndagira ngo mbabwire yemwe mwiyobagiza mugakora ibyankana mu nzu y'Imana, Imana izabarasa iciye muri Zaburi ya 64 haranditse ngo ariko Imana izabarasa. Mugira ngo Imana ntigira intwaro zo kurasana, izabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Imana ntinagurizwa izuru, nubwo mwibwira ngo umwuka wera ntahari, mwuka wera arahari, rya jisho riracyahari. Mwuka wera bamenya aracyaba mu itorero, aracyaba mu itorero. Abantu baragize ngo ntabwo abantu bacyuzura umwuka wera, ngo abadeperi babaye nk'abandi. Wibafata nk'abandi, weshyire mu cyiciro cyawe. Ndabeshya? Wibafata nk'abandi, shyira mu cyiciro cyawe bitewe n'aho ugeze. Wifata abantu bose ngo bashyire mu gatebo kamwe. Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Bamukomerekeje akaguru, aragenda afite impamvu. Hari urwaha rwamwizingiyeho rwihishwa, rwamwizingiyeho, amukomeretsa akaboko. Haravuga ati ntuzongere. Abandi nibajya mu murimo gukora, wowe ujye ugaragaza impamvu z'ubumuga. Turabyigira gutyo ukabona umuntu yabaye nka gutya. Nuko nguko Satani ari kugenda yinjirana abarokore, agenda bambura ubumuntu n'ubunyangamugayo, bagatakaza indangagaciro za kirazira na gikristo, bagashaka gusa n'abandi. Ariko ntago Imana izabemerera. Yagukomerekeje umutwe Satani. Apoloni yibwira ngo araguhamije. Fata intwaro. Haleluya. Fata intwaro, injira mu masengesho, soma ijambo ry'Imana, buhanuzi bwiza butavangiye. Injira mu masengesho, genda usenge, wiririmba kusenga, ahubwo asa n'amasengesho. Wowe senga wibivuga. Gusenga ntibabivuga, barabikora. Gusenga se wabiririmba ngo mukristo warangije nubwo yari yaguye. Cyo nkundira abantu basenze mu iri torero ryacu, ayiwe bagumya bibuka ineza y'Imana. Ineza ye narayibonye, ababishawa ngo se akayibuka akavuga ati ayiwe cyagihe Imana yarangaburiye, none dore nayivuyeho, umutwe warakomeretse. Cyagihe Imana yaranyambitse, none ndebera nari impfubyi, ndafite shinge na rugero, none Imana yampaye umuryango. Umugabo wanjye ameze nk'ikinege, ajya akunda gusenga isengesho, akavuga ngo Mana yampaye umuryango, nakuvaho nkajya he? Mbabarira umfata unkomeze mw'ibi bihe, kubera ko wampaye umuryango. Abantu Imana ahereye umuryango muri Kristo Yesu nibangirire batya. Haleluya. Imana yabahaye umuryango, Imana yarakoze. Baje ari incike mu nzu y'Imana, uyu munsi ntago bakiri incike. Abaje badafite shinge na rugero ntago bakimeze kwa kundi. Baje baratawe, Imana yarabatoraguye, uyu munsi bafite amaboko ngo arangije ngo mu Kristo yakururutse biruhanije. Nubona umurokore yatuye icyaha akavuga ngo ndasaba Imana imbabazi, ujye ubabazwa cyane nuko umutima we usabye imbabazi uhita ubabarana nawe. Ntuzamuvuge mu bantu. Mwumvise yemwe? Ahubwo muzakomeze musenge, mubwire Imana ngo rushaho kumugwiriza imbaraga z'umutima. Hamwe Satani yamurasiye cyagihe ntazongere ngo mu Kristo akururuka biruhanije ngasingira inkota. Haleluya. Yasingiye ino mbunda. Dufite umwana mutoya, niwe ujya umbwira ngo mama, ubushize yarambwiye ndi ku kibuga cy'indege ngiye muri Canada, arambaza ngo mami, ndamubwira ni Karame Cyomoro, ngo ya mbunda yawe wayibotse kuyitwara? Ndamubwira ni Cyamo,
imbunda ndayifite. Arambwira ngo reka turebe mama, imbunda yawe wayijyanye. Afite imyaka 4. Maze kuyimwereka arambwira ngo none ya mbunda ntoya se ngo papa yayigutwaje. Niwe ntaga imbunda nto papa yayintwaje. Ntindayo ndayifite. Imbunda ntoya ni igitabo cy'indirimbo. Na n'uyu munsi iyo twicaye agiye kuryama ahita avuga ngo papa, ngo mama, ngo mujye musenga. Gusenga yemwe gusenga bikingura ijuru. Gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. N'ingaruka nzabaha ku buhamya. Nanjye hari igihe kimwe isuri yanyuzuriyeho, amazi arahorera, ndavuga nti ndapfuye. Ariko Yesu arambwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Aho muraba ntukubujije imbaraga zo gukomeza inzira wibwira ngo Yorodani iraguhitana. Aho ngaho ibyo umaranye imyaka myinshi ntugira ngo bizakwica. Wowe senga, komeza usenge. Dufite Imana igiturisha umuyaga, komeza uyizere. Dufite Imana ijya iborora ibyaboze kandi bikongera bigasubirana ubuzima. None se ntiyazuye Lazaro? Mariya na Marita bavuze ngo amaze iminsi 4 ngo kandi aranuka. Yesu arababwira ati hoya, mwebwe icyo munkorera ni mungende munyereke aho mwamusize. Ese mwagize ngo Yesu kubabwira ngo munyereke aho mwamusize kwari uko atahazi? Ibyacu ntabibwirwa arabimenya. Yagira ngo bose bamukurikire, baze bajyane barebe ibyo akora. Yashaka abantu bamwizera. Ngo ahageze arabwira ngo nimukureho igitare. Ahamagara wari usinziriye ngo yewe Lazaro we, Lazaro aritaba. Mbese umuntu wapfuye yabasha kumva ijwi? Ntago yumva. Muhaguruke dusenge. Komeza wizere, Yesu aje kuzura ibyawe byapfuye kandi arabiborora. Humura, wigira ngo atinye ko binutse. Ntago afite ubwoba bw'uko byanutse, ntago abitinya. Ibyo uri gucamo ni pascode yashizeho kugira ngo abantu bamenye intambara urimo, nizi gukuramo bazagufashe gushima. Nahuye n'ibigeragezo, abantu bakambwira ngo Imana izaca yikurengera. Nayo irambwira ngo we komeza usenge, komeza wizere, komeza ubane nanjye, nzagutungurira. Abantu bagiye kumva, bumva barababwiye ngo nimukurikirane online, ngo wamuvuga butumwa witwa Betty bajya bahamagara ngo ni Mama Gadine, ngo ari kubwiriza yagiye mu bihugu byo muri Amerika. Yemwe reka mbabwire, ntago ari twe turiho, ni Kristo Yesu uri muri twebwe. Nahimbazwe. Kandi ndagira ngo mbabwire, mujye mu abasitari ba Yesu, mwibere siransiye biraryoha. Uzi ko umusitari uri siransiye biryoha ku rwego nzayibabwiramo twicaranye nko ku karago. Mbabwire ukuntu abantu batakumenya, ntibanamenyera iby'Imana yakubitsemo, kubera ko Yesu yakubitse siransiye. Nta nubwo wajya vibrasiyo. Hari igihe vibrasiyo isa n'abantu bakumva, ariko iyo uri siransiye ibintu babicecetse. Iyo uri siransiye hari ibyo abantu batamenya. Discriva parigi peniweza afeskazame opripa denonce de non préparer une crise à méditer trop. Imana izabarengera nimuhumure. Siransiye ariho mwigumira, muhakirizwe, mwicecekere, mukomeze mutegereze. Yesu azaza. Hanazi winima drape sirima androme ze eveweda. Rambura amaboko. Etifa prepara. Bwira Yesu ngo ni ngewe uje. Mwiri joro ry'impinduka ndaje. Hari amazi ari guhorera, inyanja ntabasha kwiyambutsa, kandi dore ibyo maranye imyaka byaramenyekanye. Aleluya. Ariko bibwire Yesu, sisefo ozimo perdina saigo prera igrambrema derigre zefo ompimadre
turagushimiye dandodre pa vampire my grome, turagushimiye kubyo uremye, turagushimiye kubyo ukoze, turagushimiye kuba uvuye, turagushimiye kuba uhagurukije, turagushimiye kuba wunamuye, turagushimiye bari batakaje ibyiringiro bongeye kwizera, bongeye kugaruka mu byawe, turagushimiye abumvaga batariho wongeye guha kubaho, turagushimiye abari bajugunywe wongeye gutoragura, turagushimiye Imana ishimwe. The eventroma deziwiza fans engone wa drame preranda no fiska derima fame. Reka mbabwire ibi bintu ndimo numva ijwi ry'Imana ringaniriza abantu bafite amandiko hano, nibarambura amaboko mbabwire amandiko bandikiwe n'Imana, ya mandiko adasomeka hano harimo abantu bayafite. Hediwe peri my grome, abantu bafite amandiko bandikiwe n'Imana, munyemere mwizire hano mbabwire aka kantu. Aleleziwa peri dandrome, nimwihagararire hano amandiko bya bintu bitamenyekana, nimwiyizire mbabwire amakuru Imana impaye. Helide skizovemo tratreza femo, ndagira ngo mbabwire ngo Imana izi gusoma ku rwego abantu batabasha kumenya. Imana izi gusoma. Reka mbahaye amakuru. Imana irambwiye nyababwire gutya se